oya itonde nani nari mubajije namwe murabana abagabo kandi wowe niwe mubana buri muzima bari mufishira ukuboko aha izi mpeta kurabona ikibazo ni kimwe mana uzi impeta yangu bwa ni barako wese umenye ko ari impeta za ariko baza wemere iyi kurabona ko iyi ntu wemere ko irusha agaciro ayo ntabwo nanayamba impeta ya magana 200 ose wambaye ya 7 mana uskanje gutera ifite impeta y'u 9 dore iriya yiwe ni ibano ariko dore Yes. Undi munsi andi mahirwe. Hanyuma murabizi kuko iyo bukeye umuntu abagomba kwiremera umunsi akoresheje ibanga byibuze rituma yishima. Nanone kandi bwaba bwije kuko buriya isi ni mbushane ugashakisha ico wisasira kugira ngo usinzire wishimye. Ibyo rero nta bindi byibuze ushakisha kimwe kiguhesha kwishima kirusha ibindi bigutera kutishima. Twibagije kuko munsi y'izuba cyane kuko twe turi babandi mutuma tukabatumikira kubatuma ntibiba mu ntego y'umunsi. Niyo mpamvu rero nkabagize team Isoko TV bagaragarizwa hano nanje Steven kuri Mike ndetse inyuma ku mashusho hariho Trezor Raban umukamezi wakamejeje ufata ishusho ridasubirwamo gusigana ntibarigireho impaka. Uwo rero nta wundi ni umusore witwa Raban. Hanyuma rero kuko tubivuga interuro ari yindi kubatengwa bitaba mu ntego uyu munsi niyo mpamvu tuba twabatumikiye bingana nuko muba mwadutumye muri comment ninshi haba kuri la group duhuriyeho nk'abagize Isoko. Wowe udukurikiye utaba kuri iyo groups ndabizi hasi uratanga contacts cyangwa inbox kugira ngo tubashe kwagushira tujye dusangira urugendo rwo gusana ibituma twishima cyangwa se twisanga ku Isoko TV umuyoboro w'ibyiza byanyu byose mushaka. Uyu munsi rero ndizihiwe ndishimye ndumva nakwegamira cyangwa se nkagenda ntambu kubera kuko ndi kumwe n'aba legend. Papa legend ni babandi akenshi wowe udukurikiye uba wifuza kuba uri kumwe nabo hano kuri kamera z'Isoko TV. Nagiriwe amahirwe yo kuguserukira ushobora kuba udukurikiye ukiya ubona igitambagira aho ngaho gisa n'ibara ritukura koramo kora subscribe kandi twebwe uhita unyaruka mbere yo kurangiza ikiganiro ukabanza ukareba Papa Legend ugakora subscribe nimba utarayikora ndetse byibuze ukareba nosiyo kubyabo kugira ngo ibyo tuza kuvuga ubashe kumenya ibyari byo. Hanyuma rero uyu munsi rero twahuye nabo twakoze urugendo kuzuba kuko tuba twabibasezeranije kugira ngo tuganire nabo turamukanye twizihigwe twishima nubwo tuba turi mu bihe byo munsi y'izuba cyangwa se y'imvura kandi aho hose haba hariho ibituma tubabara cyangwa twishima ariko dufate igituma twishima tukagikuza kugira ngo turushirize kuba mu buzima bwo kwisanzura. Uyu rero mu bihangano byabo murabizi bamenyekanye ku materume menshi aho mbere bari guforoda ahantu ku musozi umusaza Abdedom ashaka gushwana no muzehe undi hariya ndabita batama kuko batamba bakurikirana kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina. Aba legend impereye iburyo bwanje kubera kuko muri babiri muratangizanya gusa muri yandamukanyo kuko kumenywaho murazwe mwamaze kuba aba legend cyane kuko ubu nyine muri comedy Nyamulenge cyangwa se industry Nyamulenge muri babandi bativuga kuko mwivuze rimwe risa ridasubirwamo cyane kuko ibikorwa byanyu mwashizeho byivuga. Hanyuma rero mutangire musoza abadukurikiye kuri kamera z'Isoko TV maze twinjire mu kiganiro nyirizina dususurutse abadukurikiye kuri Papa Legend ndetse na Isoko TV. Yambu turabaramukije abantu mwese muhamutureba. Jewe nitwa Ndakiza Olivier ndino urinde cyangwa se ise wa Nyagicondo. Ise wa Nyagicondo. Sa Nyagicondo. Papa Nyagico uyu munsi none wavuze wahisha impeta. Impeta iri hehe wayisize? Ye baba we. Ryabano ryawe. Impeta nishe ubukwe bwa Petit Frère ngura impeta. Wishe ubukwe bije ubukwe bwa Petit Frère wawe ni wakuze n'impeta. Ariko nyine umukuru aho ari mukuru. Zahabu ntimuzanca ukuboko nakurutoki. Hanyuma rero ari kumwe n'umwegamiye wamugaragaye witwa Davidenko cyangwa se David. Mbere kuza kudusobanurira izina David byibuze irindi zina wamenyekanyeho hano muri Papa Legend abantu bakuzeho niri Zebedayo cyangwa Nyanzungu. Nyanzungu muraho neza. Hanyuma rero murabizi kuko tuba twiremera umunsi kugira ngo dususuruke. Iyo ndi kumwe n'aba bagabo niyo tutari imbere ya kamera tuba turi kwishima tuba turi guseka tuba turi gucelebratinga kubera kuko mu gusangira ijambo nabo birivuga ndetse bigatuma tubasha kwizihirwa. Hanyuma rero ushobora kuba udukurikiye bukeye wanyu ni mwaramutse nimugoroba abari nimwiriwe. Hanyuma rero turi kumwe n'umusaza Debua
Oui, monsieur. Monsieur muri introduction watangizanye igifaransa ndashaka kuko wivuga mu gifaransa. Vraiment, je fais bien. Fabrice Dubois. Ah, ça va? Cyangwa se Abdedom en français. Uzi ko uvuze ngo Fabrice Dubois nyobego ijambo ruvuze. Twize neza Paris. Mwize ni mugoroba. Abo nibo bize midi. Yes. Ni Fabrice Dubois ndatabaye cyangwa se Abdedom. Yes. Wow. Ati njyewe ni Fabrice Dubois cyangwa se Abdedom. Bavandimwe muzi ukuri ndatangira mbaha ikaze kuri kamera z'Isoko TV kubera kuko uyu munsi ndasa neza kubera kuko mbegereye ndi hagati yanyu. Hanyuma ndasaba kugira ngo nje maze ntere intambwe isa nibavamo maze twinjire ku muteguro wa buri umwe wese duhereye ku musaza Abdedom uhereye hasi uburyo icangwa cy'umunsi kiba gipanze azamuke gahoro gahoro umukamezi wakamejeje ubifitemo ubuzobere. Sogesi ni sente. Sogesi guze sente. Iguze sente. Ni sente bunambaye. Nuko ngo wambaye kiboda hasi. Ni keyboard nshasha. Yamaha. Ketare zigeza Yamaha zikoreshwa ka bateri. Oya Yamaha ibihumbi bitatu ikoresha umuriro wa 95 par mois. Hanyuma uzamutse muzo kuri umuteguro ntibitenguha baritegurira kubera koko nabasirimu ndetse ni nabasaje iyo tugeze ku mataratara birivuga uyu munsi rero imodoka ngo bahisemo kwisiga nta contact bazanye niko batangiye batubwira twababuje cyatumye baje baratubwira ngo twakeneye gutambagira mu mudugudu kugira ngo cyangwa se mu muhana kugira ngo tubashe kuramutsa abadukunda n'abadukurikira tugeze kuri Nyanzungu umuteguro w'umunsi nawe abari fresh kabisa nasegeze yamba kuryambara noneho hama habajamu umunsi wose abantu bari kuzamura bazamura ashaka kureba umuteguro ndavuga ati aho kugira nzoza nteza jamu reka ndibike muraza kutubwira muri comment buriya igishobora guteza jamu igishobora kuba ciza cyangwa se muraza kutubwira icyatumye haba jamu munganira agira ikibazo c'isogesi isogesi zimwe yari afite iyo twagiye ahantu nyine dusi ngo turakuramo amatapi amasogesi ntubona hari nko kunta agapira Trezor zumingana papa kurabona nk'aka gapira Nyanzungu hari ibaza amaca nk'amaboko y'agapira nono akakaba ariko ashira hejuru mu kagango n'urusogesi twaje ahantu hari tapi nono yakuramo bakabona na amaboko y'imipira niyo mpamvu iyo twagiye abana ariko si uguhenda ko amasogesi meza oyaje agira ikibazo Nyanzungu nanone ramutsa abadukurikiye ku Isoko TV abakurikiye Isoko TV turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen hanyuma nanone dusimbukire ku mutama araza kuba tuganirira kubigize ryatsinda rya Papa Legend Papa Legend mu byukuri aho mugeze harivuga nkuko natangiye mbivuga ariko ndango rya zina ryo bababwiye kuko ari Olivier Olivier Ndakize umusaza Olivier Ndakize wambaye keyboard ku rutoki yavuze kuko impeta inganya agaciro ngo na keyboard ese mukunda keyboard cyane kubera iki keyboard zigende garuka ku masogesi ni keyboard ku mpeta si ibano ngo ni sogeti irahenda man keyboard irahenda muranayikunda keyboard irahenda utuntu twiza mukunga y'umuntu yakubita akiribite bizabimera kaneza mwigeze mubona ka video ko witwa Zirayi wakiniraga ku Isoko bakina ku Isoko TV ku gaseries kitwa mu muhana wavuze ngo noneho bacuranze senti nkazana amanuva ibintu zabintondagira hano kabisa twaramubonye much respect ku musaza kuraje kabisa komeza Zirayi ndetse na Zaburundi tubahaye big up kundare amakwafe yabo ari amakwafe yabo no muti cyane murabona ko abasaza ati burya turanabafana turanabakunda respect to you mu muhana rero mumenye kuko Papa Legend baba bafite ku mutima kwihuzo oya indani live duhindurije umwenda ihuzo twasangamo baziraye mu muhana indani turafitemo indani ahatagaragara kuri cya kinogo cyari cyarasigaye nibo bahahomye mbese wow uyu munsi rero turi mahanga turi mu gihugu ca Kenya buriya twari tuyizi ku masafuriya made in Kenya ku bijiko made in Kenya ndetse no ku mipanga n'akamambiri za umoja uzi ko buriya umoja ikorerwa hano hari ahegeye wanyu muri episode ni hariya muri episode tamakuru kagera ruguru gute none cyo kwibaza ikahuruka iwacu gute ni gihume uyu munsi rero turi muri Kenya ubuzima bwanyu bwo gutangiriza kugaragariza ibihangano byanyu cyangwa se impano zibarimo mu mahanga
byibuze bifitanye isano no kuba mwaravukiye ino cyangwa byibuze background yanyu hari abaturutse muhira bageze igihe byibuze cyo gukama no gukamisha. Murakoze cyane. Je navukiye Irundu mu Minembwe. Irundu mu bitaro bifite amashanyarazi yandi aha yabona meza ku muganga bitaga Kinamana. Kwa Gakina Niho navukiye. Ni mu Madego. Oya Yabaga ku Irundu. Yabaga Irundu. Ni mu Madego. Oya ni Irundu. Dupinge. Irundu kwa Gakina. Muratubwira Irundu. Ubu nyine akorera he? Ubu nyine ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakabi. Niyo yagiye. Urabizi. Niho navukiye. Je navuye ruguru ntangiye kuvuruganya. Tuja hano hirya. Nama nkomeza nzino. Nimba hari ibibazo nukura amapwe. Ni ivyarugu. Subiza ibibazo reke kuturangira aho ukura amapwe. Mbaza. Inka isuri ikamwa gute? Ni inka yapfushije inyana cyangwa se yaramburuye. Nakubaje imiterere yayo. Iyo ugiye gukama, iyo ugiye gukama ushyiraho utuzi. None siko? Oya. Aho Ndahevye. Cyangwa hari izindi nyana baza batizanya zikoja konka nyine mugakama. Bazabakizanya mu pisine. Yebe uyu muntu abadukurikiye muraza kumugenera amapwe murabizi kuko ku Isoko TV ariko yemeza. Ndaje nkubaze nanone turacyari kuri wowe. Inka igira amabera ngahe? Biterwa n'inka. Biterwa n'inka. Harigira ne. Ureka akamwa mu miterere yayo amabere inka nangaye kuko ashobora kuba mwadakamwa ndakama. Nkiyacu yagiraga akaregeye kwibere kandi no kazaga kamwe. Akarege yakora gasurutoke. Inka igira amabere ane. Inkigira tarakeka. Mani ndibutse ijya nani. Amabere n'amaci. Natangije mbabwira kuko mu isoko buri ariho hakomoka ibintu byinshi cyane kuko dufite n'umukoro kwigisha. Kandi mwebwe nimwe muduhera amapwe mukagenda musubiza umuja maravuze ati inka y'isuri irabanza igashigwaho utuzi kugira ngo ibashe gukama. Hanyuma rero nanone umwegereye araza kuza kutubwira iyo bakeneye gutsindira inka babikora gute? Inka yafushije inyana ariko bakeneye kuizakomeza gukama bikamwa gute? Nyine bayitsindira gute? Urabona bafata agahu ka yanyana yapfuye bazagashiraho ngaho imbere bagashiraho nakunyi kazikomeza kukarigata igihe bari kuyikama. Iyo yanze gutora bazayihadika. Uri mukuru. No sinoroje ndi muri pansi. Urashaje. Uri muri pansi. Hanyuma uzoba byibuze akanyana baza bambika uruhu rw'iyapfuye ko biterwa n'iki kugira ngo akandi kanyana kindi nka bakambikaga agahu kiyapfuye kugira ngo yonke yihe hagati yiyibyara n'itayibyara. No kugira ngo nyina nyine igire ngo ni ka kanyana igire ngo ni yayindi ikamimwirukanga. Hanyuma rero turabizi ko mukurikiye hari nabandi moko buriya ngo baba bakurikirana Isoko TV. Turabizi kuko dufite abanywanyi. Ejo bundi hari umusore rwose w'inshuti yanje uri Baraka w'Umubembe wavuze ati ndabakurikira kandi ndabakunda. Ubwo rero respect to you Mboboci, turagukunda cyane kubera kuko wavuze ko ukunda Isoko TV nubwo uri Umubembe. Tuzi ko neza ibiri kuba bizarangira tugasabana tugasangira tukigira hamwe tukabasha kongera gusubira mu buzima bwiza. Rero Mboboci respect musabeno. Wow. Hanyuma tugiye kujabukira hano kuri no musore araza kuza kutubwira uyu munsi cyane muri Papa Legend kubera kuko muri babantu bakangurira abandi kumenya ivyi wacu. Hari ibintu byinshi ngenda ngarukaho byo mu muco wacu kugira ngo arizo tuganiraho. Ibyatsi basasira inyana zinka kugira ngo ziryameho mu karuri babyita gute? Ndabimenya bacu. Jega none sinabaye ruguru cyane. Subiza reka kuturangiraho babaye. Babyita amatara jankira. Icarire. Debuwa simvuze ico bakoze Rabani hari ikintu yanditse amwerekera hejuru niyo umubwiye murabona ko ari yananiwe tutumenye rero abanyujije ubutumwa butumye amenya koko ari carira. Hanyuma rero iyo zarayemo hari igikorwa cyo kuja kuzikuburira kugira ngo zongere kandi bazisasire. Babyita gute mu Kinyamulenge kira gikorwa cyo gukuburira inyana? Kira gikorwa Kinyamulenge. Singizi. Bacita gute Nyanzo? Ngiye kuvuga ngo gukilininga ariko gukilininga. Mane vuga mane. Oya biriya. Je dore ko nitwa na Sematungo natunze niyo yayo.
babyita gukuka. Wow, aragitsinze. Hanyuma rero nimuja gutaha uyu nguyu ya energy niwe uri buze kumenya uburyo ayikwishura. Hanyuma rero muri twa tuntu n'utundi kuko hano turakora igisari gitaramo cyo kuganira byibuze turebe koko abataramye hariya turi buze kubataramisha mu buryo bwiza bwo kubategurira umunsi babashe kwirirwa bishimye. Hanyuma rero uretse izina ry'inkongoro kera bamenye icarico abatsinda inkongoro bayita gute? Nk'agacuma. Ayiwe ese wewe inka ya mbere ikamwe ariko bayikozejejeho aho tuzi none ngo inkongoro nagacuma Je baziri kubaza bibaho. Irindi zina ry'inkongoro ry'abatsinda badashaka kuyivuga mu izina. Chance. Akadete urakazi? Akadete ni igikombe ca plastique. Ayo ngaho rero turi mahanga aho duteganya kuzasiga igihanga ubwo tuzasubira iwacu cyane kuko buriya dufite abadukumbuzi bacu kandi barimo aba legend bacu bava mu itsinda rya Papa Legend. Ati burya inkongoro ni chance cyangwa se ngo ni igikombe ca plastique. Gishaje apana gisha. Hanyuma umukobwa utsinze izina ry'umukobwa irindi zina ni irihe? Umukobwa utsinze nyine izi utavuze ngo umukobwa ngo mwita gute? Murabanugwa cyangwa se yaya. Hanyuma nanone nawe ndaza kukubaza umuntu udashaka kuvuga ngo ibigori wenda afite izina rya se uko igize atsinze ibigori abyita gute? Ibisakwama. Akuri mukuru wa uyu muntu ni mukuru Uyavuguru muri weekend yasingirije akabaho no igihe yubakaga inkuge. Arakoze cyane uzi ko ari hukizo turumuka amazi. Naciye ntago nigeze nca mu kadomo nigishije hafi maze umushahara mbona utampagije ndavuga nama nkatinga gutya ca bunagana na busi. Ati burya ibigori ni ibisakwama. Hanyuma imvura iyo batsinze imvura bayita gute? Imvura Mwibuke kuko uwo mbaza ari Olivier atayizi amaze kwica ibibazo byinshi. Ikisikara ndagikora ndacisha. Nacica yitwa ngo ni mvua. Ati imvura burya yo ni mvua. Ico ngisize nk'umukoro wabadukurikira kuri Papa Legend ndetse n'Isoko TV kugira ngo muze mugira hano ku Isoko. Ndabizi hari abamaze kuhagera cyane kuko tubashimira namwe babiri ko mwagaze imbere ya kamera z'Isoko TV. Ubushize twari kumwe na Debua cyangwa se umwe mu bagize umuryango wa Papa Legend. Uyu munsi rero turi kumwe namwe tubahaye ikaze hano. Rero haba igitaramo gitandukanye n'ahandi iyo dutaramye turaramza tukaganira tudasigana gusigana ntibibe mu muteguro w'umunsi bigatuma rero twizihirwa mu bikorwa byacu bya buri mwanya. Niyo mpamvu no mu kuganira tutagira ikidutangira bigatuma dutaramishije n'abadutuma kuko mu ntego yacu ntiyaba kubatenguha. Hanyuma rero wowe udukurikiye murabizi kuko tuba dufite utuntu n'utundi. Uyu munsi noneho muri Papa Legend ndasa n'uwahereye mu tuntu n'utundi kubera kuko ndabizi iyo tuganira bafite ibikorwa byinshi. Nashatse kubakumbuza kugira ngo uyu munsi ntabwo ntinda ku bihangano byabo kubera kuko ahubwo mwebwe ndabakangurira kunyarukira kuri Papa Legend murebe Papa Legend TV at least murebe bakora iki aba bagabo twahisemo mu basaje bose batuye kino gihugu kugira ngo batuganirire kuri kino gicamunsi. Byibuze aho dukurikiye urubanza usimbuke urebe Papa Legend TV maze urebe ibintu bakora. Gusa mbakumbuze kimwe barashaka ngo kuzana impindura amatwara mu mvugo zikoreshwa igihe abantu bari kurimbagizanya cyangwa se abantu bari guteretana bashaka kubaka. Murabizi kuko mu ndimi z'amahanga abantu bifashisha indimi z'amahanga sweetheart hani n'ibindi ariko noneho bashaka kubigarura mu rurimi rwacu basigaye bakoresha amagambo ya bimwe mu bikundwa nkuko nubundi izo hani nazo zikundwa basigaye bita abantu ngo ni Rukoronge Rwanje ngo numwita uyu munsi rero izo zose ngo nibo bahagurukiye kuzana izo mpindura amatwara. Kari akantu mwagayishuriwe gute kugira ngo mugire umwihariko wanyu wo gukuza ururimi rwacu no mu gihe cyo kurimbagizanya? Impamvu twagahisemo niryo jambo cyangwa se nico kintu gikundwa n'abanyamurenge. Mu bukwe urukoronge ntigobura. Mu kiriro ntigobura. Ikirori cyose ntago urukoronge rwobura. Rero dushaka kuzamura ibintu byacu. Tuzamura ururimi rwacu turuteze imbere izamahanga tuzihorere. Ati twebwe buriya turaharanira gukuza ururimi rwacu kugira ngo byibuze tubashe narwo kuruha agaciro mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi. Hanyuma
bibasaba imbaraga zinganike mu gutegura ikintu nka kiriya cyane cyane buri umwe ashobora kuba afite impano yo kwakitinga ariko hari uwundi ugira impano yo kuba yandika ibyo muja gukinira hari ariko bisi umwanya wo kugira ngo mpagarara aha ngaha uvuge ngo wowe ushinzwe iki ngo ukora iki buriya naba wenda ninjiye mu buzima wenda buri prive bitewe n'uburyo wenda murinda musigasira ubusugire bw'intoze yanyu imikorere yanyu ariko byibuze bibasaba imbaraga zinganike n'igihe kinganike mu gutegura content nkiriya urabona abakomediye twe dushaka kuba turi no kugenda mu muhanda twabona imbwa yambutse ibarabara kera topic ikabirabonetse tukagenda nyine urabona tugenda twuzuzanya niba mvuze uyazanye urukoronge nkazana kabemba nuko nguko tuza tugenda nyine nubwo muba mubona n'urugero nk'uyu nguyu ari uri kwakitinga hariya ariko behind natwe tuba turi aho ngaho dufatanya nawe tumwongera amajambo niko twe dukora kuko mwese muruzuzanya muri content mukabasha kuyuzuza wow arakoze cyane hanyuma nanone ngaruke ibumoso bwanje kuri Debuwa byibuze agire ico aza kuza kudusangiza mu bijanye n'igisa n'imbogamizi zikiri muri community yacu y'abanyamurenge kuko urasanga hari ibintu mushira nko kumbuga abantu bagakritika ariko nanone utaragice bivuga ngira ubutumwa nanje ntambutsa mu izina rya Papa Legend ndetse n'Isoko TV iyo umuntu yohereje link hariya ku rubuga ntaba yobewe ibiha abantu cyangwa se na topic ziriho ahubwo bagira ngo basangize kirya yafatiye umwanya kugira ngo agikore kandi cyagaciro rimwe na rimwe ukaminenga utaranabireba ibyari byo cyangwa ukavuga ngo se ngo ibi bintu ngo bitumara iki utaraja kureba byibuze ngo ugire ibyo unenga ariko ico nshima nuko tayari abo ndi kubwira ari abamaze gufungura bari kumva tubahaye ikaze ariko kandi tunabasaba support y'urukundo igihe udafite ama MB nta muntu numwe buri abantu baraja kubwira ati fata ideni kugira ngo winjire kuri ibi bintu ariko umusanzu wawe ni ingenzi ku Isoko TV ndetse no kuri Papa Legend biba bikwiriye kugira ngo mubigane community yacu urabona byibuze ubunyene ariki cyane twirata tunishima kugushigikira impano z'abanyamurenge bari kuzamuka urakoze kumbaza icyo kibazo community yacu yego hari ibyiza hakaba n'ibibi ariko wenda ntitwotinda ku bibi cyane wenda iciza nuko hari urwego rwiza bimaze kugeraho abantu batangiye kubyandastandinga kubyumva cyane cyane wenda niba ari abana b'abakobwa tugenda tubona abana babohokewe n'ababyeyi bakabahereza uruhusha kuko barangije kumva ibyo barimo bakabagirira icyo cyizere bakabahereza umwanya natwe abo tugenda duhura nabo bakatubwira mukomerezaho ko murakora ibintu byiza rero mbere byari bigoye kubona yuko icyo kintu cyaboneka ariko nowadays hari changement hari impinduka zagiye ziba bigenda nabyo bidupusa bidutera imbaraga zo gukomeza ibi bintu yes umusaza Kanyamukwengo mu biganiro akunze gukora ahantu henshi arangiza atanze respect to groups cyangwa se famille ya Papa Legend mwebwe nk'abagize umuryango wa Papa Legend Kanyamukwengo mu mugenero ubutumwa bumeze nka gute urakoze cyane umusaza Kanyamukwengo ahari hose tumugiriye gutya kuko tuvuze reka tumuhisari nubwo atari afande ariko mu byo akora ni afande bivuze mu Kinyamurenge ngo tumuhisari Olivier araza kuyivuga iyo sari Olivier gawe nubundi wananiwe ibyinka azirubura hande umusaza Kanyamukwengo turamukunda kandi turamufana kandi turanafatanya mu bikorwa byinshi nibyo twifuza twese aba industry nyamurenge tugomba kuzamurana niba hari ahantu ngeze nkumva ko mfite umukoro wo gusubira inyuma nkareba abandi tukazamurana urabona twatangiye nyuma abandi babigezeho kera twe nibwo turi kuzamuka turi kubitangira nibwo dukangutse so rero bari twasizeyo ariko babishaka tugomba kubazamura mwebwe ikiborohera ndabaza umusaza Olivier ikiborohera nibanga ribo muri mwebwe mu kugaragaza guca bugufi kw'izina ryanyu mumaze kubaka buriye nimubona mugezaho abantu bifuza kubabona mu biganiro n'ahandi buriya baba bafite aho bamaze kubaka izina ku musingi runaka cyangwa se ku rugero runaka ikibatera mwebwe guca bugufi kuko kenshi no gutanga korabo kwanyu timubigiramo ikibazo ku muntu biyambaje ndetse n'izindi services zitandukanye no gutanga ibiganiro ku binyamakuru biraborohera ariko ugasanga hari abo bigora mwebwe nirihe banga urakoze cyane gusa ubu nyine uri kuri top hari igihe kizagaruka biva rero igihe cyawe ciza urimo gikoresha neza ugerageze kubana n'abantu neza nkomoje no ku kibazo wabajije Zebedayo
respect brother Kanyamukwego man ura no muji ushigikirana wa no link yacu kwishyira status yiwe aradushigikira vraiment nako turamushigikira nuko nawe arabizi kandi no kuba tumuha abo de dom nawe ni ikimera ko tumushigikira man turamwemera byatari courage cyane ukomeze w'icyamagini rero man iyo uri kuri top ukirengagiza yuko hari abantu bakeneye nawe kubafasha biriya bintu birashira man igihe cyawe ciza gikoresha neza ubane n'abantu neza iyo tuvuga ngo iriya top yagiyeho yaradufashije twebwe nta muntu ujye udusaba interview ngo timwime nanabona nawe kubwira wa muntu wanyatsa amafaranga kugira ngo uje gukora interview kugira ngo njye gukora interview sha do bimubwiriye muri interview nayigezemo by the way man umutipa twaka amafaranga kugira ngo dukore interview yo ariko vraiment twega duca bugufi turumvira turubaha dukunda gufashanya man habe niyo tuzogera he tuzakoma dufashanye ko dushoboye ubushobozi bwacu buke dufite tuzabuha nabandi ati mbonereho ngenere itangazamakuru ubutumwa birakwiriye koko dushigikirana ibiganiro buriya njewe mbona kuko bitagagombye gusa nkaho bicuruzwa cyangwa se bigugwa cyane kuko tutaza bari inyuma hashobora kuza umuntu akagukubita inkoni akagukoma gutya bikagenda nabi buriya uwo ushigikira ashobora kuba ari uzagushigikira ejo nje hari ikintu namaze kwemera muri kino gihe muri industry yacu y'abanyamurenge ni nterura ngo duterurane kugira ngo tugere iyo tuje ubu ni bwa buzima bwo gushigikirana impamvu mwavuye Kajado mugera aha natwe tukavira tukagera aho twahuriye twese no kubera ko kukuguru kutasiganye kundi kumwe gutera intambwe ukundi kukanga ntiwari kuva mu nzu ariko ku mpamvu zuko amaguru y'ubwayo yashigikiranye mwateye intambwe mwageze aha ngaha tunabashimira muzo kuri rero dushigikirane ati nanone kandi Kanyamukwego respect to you hanyuma rero Abdedom muragiye ejo bundi mushize video hanze iri kugenda icicikana hano hanze iri kubica bigacika aho uci hose urayihasanga yo iri yamaze kuhigerera buriya ibyo mukora hari gimwe mugira gusanga mwabiririzinze ariko mufashe hafi musanze abantu batanu ahantu bicaye mukareba muri telefone zabo ntago mwaburamo video yanyu kubera kuko zimaze kugira umutwe uremereye hano muri community yacu ndetse n'abandi bose bumva uru rurimi hanyuma rero umuntu yakwibaza ibijanye n'ubushobozi kuko turi mu bihe bisa n'ibigoye bya corona na curfew mukunze gukomeza kugaruka aba papa legend mukunze kuvuga kuri curfew cyane mwebwe financial mu buryo bwa financial byibuze mwatangiye kubona income iza yuririye ku mpano zanyu ku buryo mudacika intege mukaba muri gukora no mu gihe isi yose yugarijwe n'ikicorezo kurakoze kutubaza ico kibazo mu by'ukuri bisa nk'ibigoye ariko ni ngombwa ko tubikora hari umurongo nkunda muri Bibiliya igipande kiza kivuga ngo kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare ngo dore ni igihe bugiye kwira umuntu atakibasha gukora rero ko twasobanukiye yuko ari yo manywa yacu ejo bundi ngaruka kuri kwa gufashanya no kumenya uburyo umuntu agomba kwitwara mu bantu aya niyo manywa yacu tugomba kuyakoresha neza tutitaye ku mbogamizi n'iki cyane cyane Olivier yigeze nk'ubikomozaho yego nti turi bakuru wenda muri filme muri comedy dusa nkaho turi inyuma ariko level turiho ntago ari imbejo bundi hari abandi bazaza niyo mpamvu mu gufashanya niki ariko mu buryo bwa mikoro ku ruhande dufite tundi tuzi dukora hanyuma ibindi tukagenda twikoramo by the way dufite niba novuga siege zibiri dufite USA tukagera no muri Kenya vuba no mu Rwanda nibidukundira ni Burundi vuba cyane hose papa legend much respect kuri CEO King OG USA kabisha much respect no mutipe no musaza ni buri kimwe aritanga supporting impano n'iki wenda ntago twabona uburyo twa expressingamo support ariko numwe muri bake babasha gusupportinga kimwe nuko namwe nk'Isoko TV musapotinga by the way tuboneraho n'umwanya wo kubashimira suko turi kumwe ahubwo ibikorwa n'abandi barayibona mwaje nyuma y'abandi benshi ariko level muriho kabisa mukomeze mushigikire abari hasi n'abari hejuru mudatoranya nkuko musanzwe mu bikora ibikorwa mukora turabikunda kandi bigera kure content nziza ishusho ryiza amajwi nibyo dukeneye kugira ngo tuzamurane ishowbiz Nyamurenge yes sir ati rero gushigikira nabyo ni umukoro wa buri muntu wese uri muri industry waba uri umunyamakuru waba uri umuhanzi waba uri umuririmbyi waba uri umukinnyi wa filime ndetse nawe umutera nkunga ushobora gutera inkunga mu buryo bumwe n'ubundi ibikorwa dukora tuba twabishoyemo imbaraga tuba twabishoyemo amafaranga cyane kuko urabona ho nyine no kuza mu kiganiro ni kuzuba ryinshi hakenewe iyo energy
ejo bundi mwari mufite agasigisi muri filime yanyu mwarimo mukina hari filime hari video yacicikanye hano hanze aho mwari muri mwicaye umusaza araza ati namwe musigaye muforoda no musigaye ngo nawe ni jama ari gutemba noneho ashaka kubazana agatuza ngo agiye kugwana ariko umumerera nabi cyane biriya bintu iyo ugarutse muri societe wubaka gute kandi n'ishusho kuko hari ukubona bwa mbere akakubona muri iriya shusho none iyo mwinjiye hano hanze rero mutari muri mu kazi niko navuga ubwo buzima mu busanisha gute bo urakoze cyane twebwe ibyo dukora tubikora mu izina ry'ababikora wow tubikora mu izina ry'ababikora tukiyitabo kugira ngo message yacu itambuke ariko wabonye ko iriya filimi nubwo byagenze kurera muze yashaka gasigisi byarangiye bamubomye bivuga ngo rero abaforoderi mumwa akenshi muzamukubitwa akenshi barakubitwa rero mu byukuri uruzo mukora nabyo ari part of evangelism cyane rwose nivuga butumwa pe nivuga butumwa nibyo Dibu akunda kuvuga cyane nivuga butumwa biriya kandi hari abana twakijije imitima yabo hari abana bahawe freedom mu mago yabo bitemberaho njewe mfata umwanya kuri cyo kintu komojeho n'abashimire hariho umwana wari umupangaye ahantu aza kwimwa uburenganzira nk'abandi bana ariko bukeye noneho abamupangiye umugore n'umugabo bicaye bari kureba filime ira muri foye noneho ngo barayireba ntiyabonaga umwanya kujya kwitera habe na makeup yari umupangaye ni mu mupangaye noneho arangije ngo bamaze kwireba baramuhamagara ngo ati we are so sorry utubabarire twari tuzi kuko byibuze wowe twirengagiza n'ibyo abindi abanyamurenge bavuga ngo utazaga kurabaga umutavu babasha kumuha freedom mu byukuri mu izina ry'uriya rero ndetse n'abandi bose bagigwaho impact nziza n'ibihangano byanyu turabashimiye kuko ngo byanyuze muri la filime yanyu muri umupangayi bituma basha guhabwa freedom so ndi kureba iburyo n'ibumoso kugira ngo byibuze shitse ishimwe ry'ababashima hanyuma rero mu byukuri tabareka kuvuga kuko twizihiwe ushobora kubudukurikiye ukiyabona ibara ritukura hasi rikomeza kuza kukuramutsa rikurisheho kurikandaho ukora subscribe hanyuma nanone kandi utunge urutoki kwikengeri hariya hanyuma nanone kandi subscribe wihutire cyane kuri Papa Legend TV maze ukore subscribe like comment na share buriya ngo sharinze bigera kuri benshi na henshi maze bigatuma ukomeza kuzamura ibikorwa byabo hanyuma nanone kandi turaza kwihuta murabizi kuko tuba turi kuzuba ariko nanone kandi tukabangukiriza igikorwa cibyo muba murimo kugira ngo namwe mutumikire aba batuma nk'umukoro wa buri munsi Papa Legend mufite n'izina ubwaryo givuga ryiza ariko urigeretse ibikorwa mukora ubwabyo byonyine birivuga uyu munsi rero turi mu gihe ubwoko bwacu bwugarije n'intambara ziri kubera iri ya ruguru aho turi buze kugaruka mwebwe nk'aba Legend nk'aba star nk'abafite byibuze ahantu muganirira mufite audience y'abantu barenga 500 igihumbi kuzamura muganirira imbere yabo mukabaha ubutumwa bakabategera byibuze mugire ubutumwa bw'ihumure mugenera ubwoko muri bino bihe turimo ndahere mu maso bwanje hanyuma dukomeze mugira ubutumwa mugenera abantu kubw'ibi bihe biri hejuru ubuzima bwacu Okay, murakoze cyane wenda simfite ibintu byinshi navugaho ikintu kimwe navuga mbikubiramo byose hamwe ibi byose turi kunyuramo muri kunyuramo n'ivy'igihe gito bizoshira mukomere mwihangane yes ati burya nta joro ridaca kuko iri ngiri ritwiririye hari umunsi rizaca bigatuma twongera kandi guturana amahoro tukabana amahoro tugahahirana tukagendererana ndetse tugaturana kubera kuko hazaba himye ingoma y'amahoro gira ubutumwa utanga koze abakuru baravuze ngo ico dupfana kiruta ico dupfa so ari amakonfri turizera ko azarangira kandi turihanganisha ababyeyi bari muri bira bibazo nanakangurira abantu gutabara sukuja hari kuri front ngo ufate imbunda gusa ushobora no gukora igikorwa cyo gushigikira bari abantu urabona bari ahantu hagoye bafite ibibazo bafite aho kuryama nta myambaro bafite ushobora gukora contribution yawe ikagira ico ikora muri societe murakoze cyane yes murakoze icyambere twihanganishije bamwe mu bwoko bwacu babuza ababo dutanze pole ntago navuga ngo bari mu bihe turi mu bihe aniyanje na twese turi mu bihe bigoye mwihangane cyane kandi mukomeze musenga Imana tuve mu magambo wowe ubushobozi buko ufite bukoresha ushobora kohereza amahuzu akambika bari abana abenshi banahuzaga nta mahuzu kandi ugiye gunga ntabwo utekera sikimwe ni safari ni ikintu kibwira cyapa ubushobozi ufite bukeya aho kugira ngo uri gutukana ku WhatsApp no ku mbuga
ushobora kugura amakanzu 2 yofasha abana n'abakobwa abana bishwe na bwaki ruguru bishwe n'inzara ushobora kugira ico ukora gito nubwo utotabara ariko igikoma kirakenewe ibiryo birakenewe akantu gato ushoboye habe n'ijana ryawe ryaha muri Kenya ryo tabara umuntu uremze rero dufatikanye hamwe twese kugira ngo tuzabashe gutsinda umwanzi ati icururiye kuri ibyo ngibyo kuko bwari ubutumwa bwa Papa Legend icururiye kuri ibyo gutahaho nakarusho aho ni mu izina ry'Isoko TV. Hanyuma rero mu by'ukuri hari igihe abantu bavuga ngo se bariya ko baravuga bari hehe tubayibutse kuko ibyo tuba dukora nabyo biba bikwiriye mu gihe nkiki kugira ngo byibuze umuntu ashobora kureba iyi video agakanguka akagira ico yakora kugira ngo byibuze aramire ubuzima bw'umuntu umwe ku munsi gusa umwe basi. Ubumwe bwacu nibwo butabazi bwacu. Hanyuma rero tugaruke mu kiganiro kuko byari bikwiriye kuko tibyari kutwemerera kuko tuva imbere ya kamera z'Isoko TV mutagize ubutumwa mugenera ubwoko kandi nanabashimira mu by'ukuri umunsi ku wundi. Hari ababona ibyo mukora kiba bikuremo ico mwashakaga kuvuga ariko buriya reka mbabwire nimba hari intwaro nziza iruta izindi nuko utagaragariza umwanzi wawe ko ubabaye cyangwa se washiriwe nimusenge nimwishime abakinyi umupira nimukina imipira abaje mu bindi namwe ubuzima ntibuhagarara kuko iyo buhagaze mukisanisha nabyabihe mugasa nabyo niko kwiyambika umwambaro w'umwijima tarumuri uba uri kwicanira biradukwiriye kuko nubundi buzima bukomeza byibuza abantu bagakomeza ubundi buzima busanzwe kugira ngo byibuze nayo ibintwaro yo guca intege umwanzi. Hanyuma rero mu magambo wenda tugenda tugarukamo tugiye kugaruka nanone muco mwahagurukiye mu kwigisha urubyiruko rutari mu gihugu ndetse n'abana bato bari kuvukira mu muhanda. Sibyo mu muhanda vuze ni nepfo kwibarabara saba bavukira ku muhanda babuze amazu bavukiramo ni nepfo ku matara ni nepfo ku mashanyarazi. Hari amagambo amwe ngenda ngarukaho mwagiye mukoresha Rukoronge waravuzeho agashongo mwakavuzeho Edeni yakabemba mwayivuzeho ariko nanone hari amagambo azakoresherezwa ino dushaka kugira ngo muyatugarure. Hari umwana uri no muri Kenya uzamva gusabwa ngo gideri niki Mukinyamulenge impengeri ni impengeri uzi impengeri cyane mukimo iwacu niki mukimo unoye tahanze kabisa hanyuma muratubwira byibuza amoko y'imbuto zibi wacu agashongo mwavuze ntimukagaruremo akabemba mwavuze ntimukagaruremo ibindi biti izindi mbuto zimera ku biti mu bibira by'iwacu abantu bakundaga gukoresha byibuze ni nkizihe ubu tubwire imwe uyu wacu atubwire indi undi atubwire indi. hari inkeri hari ijufka rekera utabimara harimo wasige ngaho aho garukira niho ngomereza kuri bo oya nayimuze ngo mbasigire kuko washikera yamyerekera mango ndazimaze ijufka niho ageze hari amasonga abara umunyendonda neza mu rurambo ese ndango nawe reka ntazimara akaburi cyatoto hari icufka hari amasonga ubisubiyemo n'amasonga bayavuze amasonga ntago bayavuze niyo iwacu avuze wavuze gute yavuze amasonga ubwo na amacoco hari amacoco hari imbu hari inkeri hari inkeri bazivuze za sagatekeri hari sagatekeri simbuto murabizi neza kuko iyo tuganira haba harimo kuja no gutambukwa ati inyembe iwacu nta myembe ihaba avoka twaziboneye mu iri epfo ku mushasha ariko mu by'ukuri sagatekeri buriya nari nkunda sagatekeri mw'abantu usanga amenyo rukunda urumva nari nkunda sagatekeri cyane ndagukumbuje hanyuma nanone kandi mutubwire amoko y'inkoni hari urugubso reka nsigira abacu n'abakomeza hari umunembwe hari narenze umunembwe nanje ese hajya hari aho bitagaho agahwa hari n'inendo akora umunyendo wa musaza zayinyerekana kazirimo inkoni y'inendo hari umusaza wayizanye n'isapu nziza cyane nazanye mutira ngo uzoyiserukane ku gatuti kawe dufite ivugabutumwa tunazavuga ngo nzoyijane muri conference abantu iyo babaga bagiye kuja wenda nko kuja kwa basebuko cyangwa se bagiye kuja kubombora hari ikintu abasore bitwazaga umusore ugiye kuja kubombora atasigaga murekane n'itoroshi ariko hari ikindi kintu yagaza atwara
tureke n'ingweyebo cyangwa inkoni hari akandi kantu zito ndi kubona kera ibyo muri gutekereza umuntu yitwazaga ndabaza uwahoze kurekarama kandi yagiye yica ibintu byinshi papa Olivier from Regents utubwire byibuze ikindi kintu bitwara ngo umukopezi bagazamusova none no mu isomo ikintu yageza yitwaza cambere nzi nerekeje umuntu kubombora cambere yitwaje itoroshi icya kabiri ati riko stimigera nibusoka za zindi ikindi kintu yitwaje yari yambaye bote izo gasa kwitwaza zo no kwambara hari ukwitwaza man ni toroshi nzi ni toroshi nzi itoroshi naho wowe nzi ifunguzo yakazashira wawa nizo nashaka uyu muntu ni mukuru umuntu zubi comedy base bagabo muri tuhaye respect nimwe mukunda kuvuga ngo uyu muntu ni mukuru n'uyu wacu ni mukuru hari muri pansi buriya umuwaga usanga umuntu yateriye imfunguzo zo muhana wose ariko ngo ikintu cyambere bakakubaza ngo se imfunguzo zifite inzu yazo zifungura campus yani campus ugomba kuba ufite ni campus ndaza kubaza debu iyo hageze igihe cihinga mbere hari ijambo bazabita umubyizi w'umunsi wa mbere bagiye kuja gutema mu gisambu bazawita gute ngo bagiye guciki akunda gusove nore naniwe umubyizi w'umunsi wa mbere bazawita ngo bagiye guciki bagiye guca niki gukora gugoringa ndahebuye urahebuye uyu nguko ndamutinya none kumbaza ni nko kureka ni nko kureka sinki buriya waruzi kuko no kutagira igisubizo n'uzari igisubizo canje ni tubizi guceceka ni uguceceka ni iki bakazacita ute noneho nanje aho ngaho uri muto mbaye muto ishana niwe ndakiba babyita guca umukero ubwa mbere mzumva shandi twokimenya barabiza abasaza mudukurikiye ko tuributsa abino kugira ngo bamenye by'ibyo nidutaha niba wabo tugiye guca umukero tibagafate imigozi ngo bagiye kuja gufata ahantu ngo cyangwa ikintu kuja guca umukero niwo mubyizi w'umunsi hanyuma nanone debu iyo babaga bagiye kuja gutwika mu murima hari uburyo batwikaga bakikiza hejuru kugira ngo baheraga hejuru kugira bakagenda bahatwika bakahazimya kugira ngo baturutse umuriro hanze hepfo hanyuma nugera harya bari batwitse bakazimya ari hugarukira udatambuka abantu rero bari n'abanyabwenge bibacu gutangira cyane ico kintu bacitaga gute gutwika arahena gutwika umuriro ngiye kuvuga ngo utegura uburyo baza gutwika igisambu cyose nyirizina ngiye kuvuga ngo korotire kirananiye naco kirakonaniye bitwa papa legend babyitaga gute none nange uhereho nubwo nakomeje kugutinya ntizoroshe keretse ni imagine naho ubundi komeza imagine babyitaga gute navuga ko ndatekereza kuratekereza no sinzi nimba ngisiga nk'umukoro cyangwa se nanje nimba nkizi nkuko kiri ariko abanyaminembwe ndango babyita guharirana gutya no kuvuga ngo ni nko guharirana umuriro kugira ngo ubashe kwimira uwundi no kuvuga ngo baratwika bakeneye gutwika nk'aha hantu hose bahera hari hejuru bakatwika barangiza bakahazimya barangiza none bagaturutsa umuriro hawagera hahandi harya bazimije tutambuke ngo twike wenda isambu ryose barabanyabwenge urakuze wa ndako ndi mukuru ndi wa wundi batuma nkabatumikira bimwe mba nabyize kugira ngo byibuze ninza ahangama hanyuma no fomora inka yanje uzofomora mu bukwe bwawe wari waravuze musi oya uyu munsi Imana izontamika sada ko ndabona ari we uzobaye musi iyo rero ni promotion cyangwa se credit mpawe kuko buriya namwe abazaba babikeneye muzatubwira tubabwira abandi baba babizi banabihugutsemo kugira ngo tubatamike connection hanyuma rero buriya nzi ibintu by'iwacu cyane byibuze Olivier akomeje gutsindwa iki nagitsinda arakora mu mufuka hano imbere ya kamera z'Isoko TV anyishyure nugitsinda uraba wihaye amanota ko wagiye utsindwa tubwire murumva ko cameraman nababwiye kuko ikiganiro iyo cyahiye Rabana atajya aza akora ibintu bibiri Rabana agira ingeso yo kwayura ari gukamera urumva
yarangiza ikiganiro cyafatwa noneho yagera ikiganiro cyaryoha cyane agashaka kuva imbere ya kamera kugira ngo aze kuvugira ahangaha kandi atagitangiranye noneho agume muri kafi ya kamera ari muri lockdown ni stay at home ngiye kukubaza nari ngiye kwibagirwa wa mungano mbwira amoko 3 y'amata hari kivuguto hari amacunda hari inshyushyu Swavuza 3 sayo ngaho amata wowe mpaka ndiyijana ryawe wowe ndaza kukubaza kandi urakorera amahano yabura nabwo ari ikindi kibazo tubwire nanone kandi amata y'inka yabyaye yayindi ikibyara gutya ari amata ya mbere bayita umuhondo wow arakoze cyane uyu munsi rero akaba ariramiye tukubwiye kuko wisubije ibibazo wari watsinzwe nanone kandi nawe uraza kumbwira irindi zina ry'amadineti Mukinyamulenge bagita gute imiwani nanone kandi irindi amadarubindi akore mukuru da uyu muntu uyu ni amataratara hanyuma nanone ndaza kugaruka ibumoso bwanje tugira amasezo atandukanye iwacu kandi tuyavuga mu rurimi rw'ibihugu bituranye uraza kuvuga mu bihugu igihe cihinga wenda y'ibigori ibishimbo n'ibindi mu mazina yabyo byibuze utubwire ayo masezo uburyo azayitwa Mukinyamulenge kwarinje babaza ibibazo bikomeye ari nje muto yurimo kurabaza abasaza imiwani ukambaza amasezo yo guhinga tuzi ko ndi minere wa tiwemerewe gufungwa kurampohotera kurabaza sematungo uri muri panshimiwani ukambaza amasezo reka nkubaza akabazo k'igisirimu debuwa iyo wambaye neza bambaye gute iyo nambaye neza mba nikwishe wow uragitsinda uri umusirimu yitwa Debuwa ndagenda byibuze nkora na counseling mu biganira no kugira ngo umuntu ndagwese kugira hanyuma rero mwebwe mudukurikiye murimo abasaza twubaha abavyeyi bacu murimo ba mama murimo ba dada murimo ba yaya murimo barumuna bacu murimo bakuru bacu turabubaha iyo tuganira ibito tugira ngo dutaramane byibuze tugende twibutsanya ku byagakondo uraza kumbwira byibuze uburyo byitwaga ibintu by'imuhira iyo abantu bajaga guheza umuntu mu byizi mu murima wiwe baravugaga ngo bagiye muki izo ni ibintu niko kumwa amazi ni ibintu byoroshye cyane babaga bagiye ku murari kumuha umurari ni gutyo ni zanijana nago ndi Kinyamulenge nyacu baravugaga ngo bagiye muri Sarongo ni nkuko nicasi muto uziko ntangiye gutungurwa nize n'indimi n'ubuvanganzo urumva ni ibintu kwirambira yewe indimi n'ubuvanganzo bakwigishije urumva rero kuramira imyaka Olivier wiziki nize ikintu bita EFK hajeni nabivuge mu magambo arambuye namwe mwihishurire EFK abantu bize EFK Kinyarwanda na Kinyarwanda na Kinyamulenge ni Kinyamulenge byabaga ari kombineza ubwo hari mu Rwanda wow nabyo biba byemewe buri kwiga indimi wize English French and Kinyarwanda hanyuma nanone kandi ndaza kugaruka kuri uno musaza wakomeje kutugaragariza kuko byibuze abizi kuranota uraza kumbwira amoko y'imigozi yubakishwe inzitiro zimuhira cyangwa se mu gufata inka ayiwe muntabare serya ubajije iwacu ariko wocuruza kino kiganiro umuntu yazananirwa ibibazo bibiri agashiraho 100 ducuruza kino kiganiro twataha n'amaguru mani kandi twibagiwe twasize imodoka ubu dukoreye ibintu bibi cyane ngaho tubwira amoko y'imigozi yubakishwa imigozi noneho kubera imyaka umuntu amazino bimwe biri mu kugenda bisa nk'ivyibagirana ariko simfaye nyito uburenganzira bwo kubitanga nka devoir kuba dukurikiye babikurikirane hehe na he
babikurikire ku isoko ndetse no kuri Papa Legend tuzabisha muri comment babitubwire neza ushobora kubisubiriza kuri Papa Legend TV ubwo rero iyo tubabwira gutya abari byiza kugira ngo mu gihe dutaramiye ku isoko TV tunyaruke kandi dutaramire no kuri Papa Legend ni abasizi b'abasage ndetse b'abasirimu b'abahanga mu byo bavuga bimpanga mu gutambuka kwabo ntibasigana buriya rero umukoro wabo wa buri munsi no kugira ngo babagezeho ibyo muba mwabatumye kubatumikira ni ibya buri munsi bitangiye benshi na henshi kugira ngo byibuze babakumbuzi wacu banabigishe iby'imuhira hanyuma rero dufite abana bari kuvukira mu mahanga byibuze iwacu ubu nyine abantu batangiye gukwa kera ntabakaza uko ifaranga none ubu nyine abantu basigaye baje gukwa ngo murazana inka zibiri z'ifaranga murashaka kuza ndashaka ko mugaruka ku nkwano za Kinyamulenge uriya muco murabona ari umuco umeze gute mu muco w'abanyamulenge kuba abantu basigaye baje gukoshanya bakama ngo muraduheze inka y'amadolari 500 magana ngahe murabona byibuze biri kubaka umuco cyangwa byibuze nanone nubwo baza baseka bato ngo bataye umuco n'abakuru hari uburyo umuco bawuvangiye urakoze cyo kibazo bajije ni sawa cyane ko utarashaka ugomba kwivuganira mbere naho nyine gufwa ikibazo kiri ryo gupfa kubukwe bwanje biri no kuvuga ngo ni inkwano bifite by the way ku ruhande rumwe tuvuge niba wenda abantu inka zari zigihari ariko ubu ngubu inka zikaba zarabuze ushobora hari igihe ubona umurobanurwa umwana mwiza w'umupanga ariko inka zikaba ikibazo tukavuga ngo twese abantu baranyazwe yaba kuri side yo hirya ni yacu nubwo ari twe tuzadufatiye mbere gutanga izo nka ariko mukiva abantu bakundanye imiryango kamwe muza mugerageza nk'abantu bose bagize ibyago mworoherezanye kugira ngo dushake dore ubu nganje gushaka ni ikibazo nza nibaza nzokwa inkoko nzokwa ikikontanga inka zarashize rero bazagera batworohereze kugira ngo ibintu bigende neza nibyo byiri bari mu kuvuga ngo twaracafuye urakundana n'umurobanurwa uramukunze ugize tukabona nti umureka n'umurobanurwa aragukunda no mwabibwira ababyeyi bakakanga ngo inka zabuze biragenda gute urufaranga narwo rwasaze ni ruke kurabona turi nko muri kafye aho kera umwana mukaba murabombotse tumva ko nabyo ku ruhande rumwe bitesha agaciro umuryango ntibigende neza nyamara hakabayeho ubwumvikane bikagenda neza nk'uko nanje furanje ibintu biri nka karaseti wa none nanje ndacari gutyo mu by'ukuri ababyeyi mutworohereze ko muratuma dutinza abana ku masomo mwumvikane dushake n'igihe tuzogera iwacu ruguru abana bazokorera igihundi hari ikindi kintu mwakomosheho naco nari nawe ndaza kukivuga ibi ngibi nyine by'Ikinyamulenge abana umushasha musanga umwana igiswahili uzi ko hari abantu baba iri Kanani bari mu kohereza abakecuru tikawe akakoheresha yo muto ufite imbaraga akohereza umukecuru tike ngwaze azayigisha abana Ikinyamulenge tureke zahaye byo bindi twavuze tugira niba ari amavokabulere meza nta maribrere dufite ariko gukoresha ayo magambo niwe navuga ngo nizo nzu z'ubumenyi cyane bwo bubiko bwiza mukoresha abana Ikinyamulenge bakimenye nyirakuru nazoza ise wawe uvuye ruguru atazoza acecekana nirwe kuvugana n'abana mu by'ukuri dufate ya mbere turishanga ariko ntitukibagirwe iwacu n'imvugo y'iwacu kubera ko abana n'igihe bosubiye ruguru nose umwana azoba umunyamulenge atazi Ikinyamulenge gute hari ibintu by'ibanze uba ugomba kuba ufite nk'umunyamulenge kuvuga rero ni kimwe muri byo toza abana kuvuga Ikinyamulenge birya twavuze niba uhamagara nk'abashene marega Olivier ni uza wita wiwe ngo ni B nanje nazambwira David nte niba nzomwita Y niba nzomwita X ariko dukoresha Ikinyamulenge Olivier kakuru uzumwita ngo B ngo hane mwita Rukoronge umwita n'ibintu byiza by'iwacu nyine kugira ngo n'abana n'akana gato kazagamagara ati ma Rukoronge gwa papa urumva ni ibintu mu Cyongereza biri sweet cyane tuba dukoresha amashamba ibintu nyine biri fatikable mu Gifaransa Igifaransa de avuze ngo biri fatikable bifatika nagize emotion uzuzi ndi cyane urema amavokabulere aho nga tuvuga nyine Ikinyamulenge kiri sanfire kirisa sanfire
Debora akoze cyane ndaza kubaza Olivier iyo bari mu mufomoro wa Kinyamulenge baravuga ngo ngiyi inzoga muyitumwere muyidushimire bakayita inzoga kandi hano hanze inzoga ifatwa nk'ikintu kibi cyangwa se nk'icyaha muri komedi yo mukinye babita ibirara ariko mwifomora ntibabita ibirara kandi nabo bakoresha amagambo y'amabetize nk'inzoga kubera iki Mukinyamulenge batazavuga ngo ngaya mata mu yatumwere nono ugasanga wenda sinza kumentioninga no mushumba cyangwa ni umufomozi w'umunsi ufomora akibanda cyane mu kwita ibyo basangira no kwamanyana yiwe ngo ngiyi inzoga mu yitumwere kubera iki batabyisa amata asenye no kuvanga namwe gani mu binenge kubera ko namwe munenga ibyo mukora ahubwo turabanenze no kuvanga turabinenze ahubwo mani uziko no muri reception bazabesha niko nyine tubizi ariko muri komedi akaba ari mwe munenga mani muri reception bazabesha tibabanenge reception niba mama kuri yose yo kubesha ni bantu muri reception oya numvize bavuga kubganje ngo twaratumwe ngo turagenda taho bagiye tanga fungo lako umwana ngo yadusanze ngo dutaramye turetse gukabya hari ibintu byaje none ugasanga ibinyoma bimwe n'ibintu byaje kuko kandi byahozeho ugasanga ibinyoma bimwe uruvuze ngo byaje turashaka kuvuga ngo byaje sinza mvanga ururimi ejo bundi naramukije umukecuru yamavuga ngo data we ngo rakonkobotse niyo gikongoboka hari ibintu byaje ubu nyine bakabivanga noneho bamwe ntibabyita uko byitwa bakabyita ukundi ikinyoma ubu nyine cabaye ngo nivugiraga niganiriraga nyamara ugasanga kurabesha nanje nivuga ngo reka niganube musukora naje kambesha tuzi kwantoza nabi tubizi biriya bintu rero ninzanduka ziki gihe mukeneye amasengero oya nanje hari ico nongeraho niba bisimwa umushye yarahagurutse akavuga ngo mbereze utweranje kufungura muri aniko mbaye ngubuye noneho abanyamurenge baje mu ntubuze mu gufomora twatwerera bisimwa yavuze bakatwita inzoga gute kandi turabasabye mu bihindure muza muvuga ngo uyu ni umwerera twari tuzanye aho kugira inzoga what pasteur akamavuga ngo inzoga abantu baza baforoda turabaramukije pasteur buba ndabizi rwose ati buriya icagakwiriye nuko ariya yakiswe amata kuruta inzoga kubera kuko inzoga so murage w'imvugo y'abanyamurenge ahubwo amata niyo murage w'imvugo ya Kinyamulenge igihe abasaza mutaramye muganira turabizi kuko muri imfura kandi buriya ntimukomwa mu nkokora ijambo ryanyu ntirisiganirwaho cyangwa se ngo rigibweho impaka niyo mpamvu rero natwe nk'abakurira munsi kuko dutambukiraho mutambiye kugira ngo byibuze dutambe nkuko mwatangiye hanyuma rero biba bikwiriye kuko twebwe mu gihe rero nk'abato bari kubyiruka tugendera muri ya ntambwe yanyu byibuze tugacaho mwaciye kugira ngo byibuze natwe tuwacishe ijambo mwadusigiye nk'ababyeyi bacu rero ni mutoze abana bato ejo bundi noneho abari inyuma yacu bari bazavuka muri twebwebo batazavuga ati abasaza bazavuga ati ni inzoga kagenda kamanura ca whisky cyangwa kamanura iki noneho igihe cyo gukoshanya akaba asengereza manyana yiwe cyangwa uvu rero muza mubwira abana amata kandi nimba ari amata nimba nanone mudutoza ukuri bazana akajerekana akabidoka amata hamwe ati nga agakurutu muzana agakurutu kamata muvuge ati urungera ayo ndamfure zimwera murungera uyu nguyu mwera amata murungera Sire umushashaga ejo bundi hari ahantu nageze mbona umugore umwe karamwera murungera da niho warukuye ariko buriya imfura zagaza zikura amata mu kadete zikamwe none twe tugasigaye tuyakura mu ishashi muza mubibona gute utu tubucu twino nimwe amata ni ikibazo hari n'umwana bigeze kubaza hari hakurya ngo se ngo amata azava yamavuga ngo azava kwikinga kuko ganirya azabona riyahurutse muhira tazinka azabona ava kwikinga gusa urumva nyine takundi Olivier ukumbuye iki wacu iwacu nkumbuye kuja gushora inka hanyuma ukumbuye iki wacu nkumbuye kuragira igisambu na saa kenda mugaturiye igisambu c'abandi zakazemera neza hanyuma wo kumbuye iki kumbuye kuhagera live apana mu mawazo kuragira live kuhagera atari mu mawazo hanyuma nanone wowe kuko natagetinza umushaharo kuva hunzaho kuko ugomba gusiga wishuye ahangaha
ngiye kuja kukubaza amoko atatu y'ubwatsi baragira inka uyambwira none anigwa nanone wowe niwe muntu uri buva imbere ya kamera z'isoko tivunyishuye hari agahira agahira umuhira ubwatsi agahira ni igihe ni sezo Ercho wacishe ubwatsi vuga ubwa mbere uko wabwishe agahira ni igihe ikimera mu gahira no umuhira oya cyagi utwika ahantu amara ko atwika utwase tumera twita ni igihe c'agahira ariko ibihamera no umuhira aho nagikoze oya nari ico ni cagihe nabashije uyu nguyu yagombye kumbwira ngo habigihe c'agahira habigihe ciheshi wowe noneho wacishe ico vuga ubwatsi hakaba tuvuga umuhira ganti hakaba hari hakaba nubango hakaba uraba wasubije icyambere nturakagisubiza uvuga ngo haba ese n'urubingo ajya ntubaze gakora haba urubingo haba sindi kwibuka neza ukuntu babyita ya migano iba ifite ibitoki oya iriya migano bayita gutera biriya bigano bito biba bishibuka kora mu mufuka aho hakaba turasubiza na kimwe haba ibigori byanze kwera babyita gute nabyo twasubiragira cyane n'ibifuma amoko y'ubwatsi mani ntago nyazi uyu mugabo ubwo turi buze kuba dusoza ikiganiro cy'uyu mwanya araza kwinjira mu mufuka wiwe yishure habaho umuhira hakabaho umubari hakabaho umubondo hakabaho urubingo n'ibindi byinshi biragirwa agahira wavuze igiye n'ibitoki hanyuma rero tugiye kwinjira mu tuntu n'utundi n'ubundi nico kiganiro nakoranye kandi mu biganiro binshimishije ni kiganiro nkoranye na Papa Legend Team mu byukuri abaza gutarama barenjohinga muri kino gihe naje kumenya kuko abantu hari abantu baba bafite stress bashaka byibuze uburyo bavura umunsi Papa Legend uyu munsi mwatanze umusanzu wo kuremera abadukurikiye cyane kuko comment nyinshi tuzikene kuza kuzibona muzigaragariza kuri Papa Legend TV nimuhura na muntu akakubwira ngo ndagukunda uzamubaze cyo gukundira umuntu arimo kukubwira ngo nza ngukurikirana ngo uzunkurikirana he kuri YouTube kuri yihe channel ngo simpanyibuka kukahe kantu ngo simpankibuka abantu bagabanye byibuze uburyajya aza gukurikira byukuri kandi iyo dukurikiye tubibonera hariya mu mibare imibare iyo yiyongera nuko ngo nawe uba wiyongerewe ikirenzeho buriya barimo abahanga bashobora kugenzura bakamenya kuko ibyo babwira koko ubakurikirana hanyuma rero muri twa tuntu n'utundi ndashaka kuko uza kubaza mugenzi wawe kibazo kimwe akigusubize namara nawe akibaze muzehe hano uyu akimusubiza namara uyu nawe akikubaze mbwira USB magambo arambuye kurazana ikizungu kandi twari turi mu muco utuntu n'utundi none utuntu n'utundi ariko twiwacu ibyo by'abazungu dore ko amasomo yanatujabutse bamwe akantu kiwacu okay guposha no kugira gute guposha guys ibyo ntago byabaga muri Rambo muri Rambo ntizabaga ntago byabaga ariko aho byabaga muri comment babitubwiye ntago guposha ibigenda binagenda bisubiza guposha no kujaho basaruye barangije gukuramo ibiriho barangiza bagatora biravyagiye umunyaminembwe yewe ni ukuri ngahe mzumva ko niko guposha hanyuma rero wowe baza Debois comment ça va bien monsieur est-ce que tu kirakamye mubaze ikintu reka nkubaze uze mu ruhe rurimi urwuhabwa tu mu Kinyamulenge ni sawa turi mu Kinyamulenge mbaze Kinyamulenge reka nkubaze mu Kinyamulenge nukibura uramwishura oya ndamubaza ikibazo kandi okay ngaho mbaze mu Congereza ndakibaza mu Congereza mwabyanze mubaze mu Kinyamulenge itonde ni Kinyamulenge mubaze mu Kinyamulenge baza mu Kinyamulenge ma mu Kinyamulenge itonde ko ndamushakira ikibazo kiri bumukubite hasi ikibazo gisanzwe tuka nituva mwama mumpa mpesa urakoze ikibazo cari kitararangira ejo bundi yo ni B yayo ni A hari save the date twabonye isirikira hano hanze yanditseho ndatabaye Fabrice Dubois tubona ni foto yiwe ari kumwe n'umupanga natubwira ukuri kuri ivyo bintu wambajije ngo nzoshaka ryari nzoshaka Imana nintame ku murobanurwa hanyuma B hari karatasi n'ifoto yagiye bizenguruka hanze
hari ikaratasi yari amazina y'umuntu twitiranwa, amazina yombi Ndatabaye Fabrice, hanyuma igenda izenguruka mu bantu nyine ku ma status, noneho uwo babajije ngo ese uyu ninde akavuga ko ari njewe. Hari ukuntu iyo musanzwe muri inshuti n'abantu baba bafite ifoto yawe bazi n'ubuzima bwawe biri uko, noneho hari undi murobanurwa nyine tuvugana bisanzwe gutya, ni inshuti yanjye by the way, ndanamushuhuje ari Nashville, hanyuma Nashville USA barayihuza, turavuze ngo hi whenever you are, barabihuza bagenda nyine bayikurikiza ya karatasi muri inbox, bavuga gutyo biragenda birasirikira, n'abatarabimenya ntabwo ari njewe, sinokora ubukwe muri kafyu, nzokora ubukwe abantu bose tubatumire, nzamubwira ngo Rukoronge Rwanje nuru, uyu niwe mwita wanje, tuzojana muri Edeni. Aje kurya kabiri nije kugiye kubaza, ngiye kubaza Olivier. Ntarabaza Olivier, ese ubivugaho iki kuri wowe gupfukamira umukobwa no kutamupfukamira nk'ikimenyetso cy'urukundo? Ese wowe niki wahitamo, ni kubera iyo mpamvu? ubivugaho iki? Urakoze cyane, mbaje n'ibihe naciyemo. Jewe ku giti canje sinoterera umwana w'umukobwa ivi. Impamvu ntomuterera naramukoesha, kurumva, kandi nije muntu wa mbere wafashe ya mbere yo kumubwira ngo ndagukunda. Waramukunze? Naramukunze ndamukwa, ntibamumpereye gusa. Ukeneye ibihano zo gukora. Nimara mfukame mwikanisa uzansenga, mfukamira Imana, mfukamira n'umuntu. Ikigira kabiri abantu bapfukama ntago naba judging man, n'amahitamo yawe. Gupfukama n'amahitamo yawe, no kudapfukama n'amahitamo yawe. Buri muntu agira kimwe. Hari igihe wopfukama arico kintu umva ciza kiri ya top twavuze. Nje ntago napfukama, kandi n'upfukamye nawe turakubaha rwose, ukomeza upfukame, nanabyara uzopfukamisha irindi vi. Nguko rero yari Mbazankubaze bonyine ubwabo ibibazo byabo byari ibyo ngibyo. Hanyuma rero ndasaba umwe muri mwebwe, imvugo rero ni ya yindi, cya kivugo kitaza kibura, ni munakimenyera sitabiya, niko bipanze kuri gahunda z'Isoko TV. Muri mwese ko muvuye mu gipinde cya Mbazankubaze, naje ngiye kubabaza uri capu kuvuga mbere y'ababo. Turareba intori irusha izindi ntambwe mu gutabara, atabare bagenzi be mu kubaramira muri kino kibazo. Uragira uti ngo igiti c'ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Igiti c'ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Isubiremo vuba. Oya nabivuze. Isubiremo. Igiti c'ikivumu kiva amata kiri kure kiva mu. Ese man ubundi wabishyize mu mutwe gute? Isubiremo ubwa gatatu. Isubiremo vuba. Reka nkuririmbira bihuriremo. Oya bivuga. Kandi nakubedera. Ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Igiti c'ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Isubiremo rero. Igiti c'ikivumu kiva amata kiri kure kiva kuri. Nguko rero ati ibyo mbanzi burya mbikura aho mba nabimenyeye. Rero iyo tubivugiye kuri kamera za Isoko TV abari kugira ngo byibuze turushizeho gutarama. Uyu mwanya kiba bisobanura ko umuntu atazi ibintu cyangwa atafashe ibintu, ni kwa gutarama dutaramisha abadukurikira kugira ngo turushizeho kubasusurutsa. Uyu aragisubiramo kuko njewe namaze kukivuga, maze toze kugera ku musaza de bois. Baca umugani ngo byihorere. No. Uwo mugani? Uwo mugani nije wawuhimbye. Ngaho gisubiramo. Igiti kivamo harya ni guteba igiti c'ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Igiti c'ikivumu kivamo amavuguto n'amata kiri kure kuri kiruhura. Amanota rero muyatangire kuri Papa Legend TV ndetse no kuri Isoko TV. Rero de bois ati naje ndagisubiramo, aragisubiramo agira ati igiti c'ikivumu kiva amata n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Igiti c'umuvumu kiva amavi n'amavuguto kiri kure kiri kuri kiruhura. Amanota aha ntabwo usubiramo, ndabizi muraza gutanga amanota. De bois. Yes sir. Urabizi wacu abakazana ntibazavuga basebukwe mu mazina. Hari irindi zina urabizi dufite abantu bitwa abanyamujongo. None nyamujongo muri indi zina ry'Ikinyamulenge ni irihe? Nyamujongo. Tagenze. Nyamujongo muri indi zina ry'Ikinyamulenge ni irihe? Sigikona se? Oya igikona ni igisiga. Oya
ni Kinyarwanda. Ntago mbizi. Mva. Fata amafaranga uyakure mu mufuka. Anayerekana. Muzana amafaranga imbere ya kamera mwishurirane umwe arishura wabo kuko twebwe isoko ntitwicara murishura mugereranye iri. Bacita gute? Wowe no gisubiza bacita. Waruvuze Nyamujongo murindi. Sinonime ya Nyamujongo ni Ciyoni. Ni Ciyoni. Ni mwishuri. Uri mukuru wa. Uyu mugabo ntiyishura itike mutashe. Ndamwishurira. Ati burya ni Ciyoni. Hanyuma rero ibigori bizabisubije nibisakwa tugiye muri bya bintu byo kubaza kugira ngo ejo munasura abafans banyu bazamenye ibyo kurya bazabakiriza. Debuwa. Yes. Buriya rero ibyo kurya udashobora kumara yinga ryose utabibonye imbere yawe. Niki ukunda kurya nimba ari giherekezwa n'imboga uhita uvuga n'imboga zacu. Ni gatimbo n'isogo n'utuvuta twinke ruhande. Amavuta y'inka. Ati gatimbo isogo. Isogo mu kindi Kinyamulenge niki? Sogo, nzi sogo gusa. Na karaja ni kidoho byose ni zose na masinonimo. Zose nakabande. Nakabande kawe n'igisusa uragikunda neza. Hanyuma rero wowe ni ibihe byo kurya ukunda kurya cyane? Je ibyo kurya nkunda kurya. Ni umutsima wari wose utari hurura ariko. Iyo umuntu yakubita ntebo virgule 4 n'akagombo bizamera kaneza. None akarusho iyo hajeho na Dani ku ruhande. Ubwo Dani ni ibishimbo kuba tamenye ibyo ari Daniel. Ya. Bishimbo. Ati we nibyo akunda wowe umusaza mukuru? Sinshara kumara kabiri umugore atatetse amateke. Amateke. Nkunda amateke. Hari kuntuga abantu bayita gute? Abazi umugabo ni ubi. Amafuno. Man hari ukuntu nyine abantu babeshya ngo nge ngo nkunda ibi ni nge nkunda amateke n'umutsima imboga uko zaba zimeze kose ndihangana nkazirya. Nta kibazo. Omena nizo kabucungo nizo mboga zakunda cyane. Mu muhuro wa Olivier twari omena. Kabucungo. Aba basaza ati rero buriya ibyo byo kurya ariko ibyo kurya muzi bitaza bibura mu ngo z'abanyamurenge. Ni ibihe? Ibishimbo. Ubwo rero abantu nibashika bakabakiriza ibishimbo ntibakagira no kubura izindi bazamenye ko ari ibyo bikundwa mu banyamurenge. Oya inje ntibazo ngira stoma simbikunda. Bazondebere nk'inane utwerera udususa n'isogo cyangwa udushongo natwo mukecuru arukuntu yageza arisha umutsima umuneke. Nk'imineke nk'itatu noe marisha umutsima. Ibiryo byo mu mushashi zizasukuma. Kandi imineke itatu ni dati bo. Impamo ya Mungu. Ndi tudondo muri bisayi. Zanguvuga neza cyane. Mama we urayiko neza niho zantanga fungo la 10. Sadaka cyane. Nguko rero mu byukuri turi kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi tutareka gukomeza kubashimira mwebwe mudukurikiye ku Isoko TV ndetse kandi mufite umukoro gusimbukira kuri Papa Legend TV maze mugakora umukoro wo gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo bigere kuri benshi na henshi hashoboka. Hanyuma rero intego ni yayindi no kutabatenguha kuko ntiba mu ntego y'uyu munsi. Hanyuma none tukavuga ati undi munsi andi mahirwe. Yeah. By the way dusoza turashimira Isoko, turashimira Stivo, turashimira Laban behind camera. Hanyuma twibutsa abakunzi bacu ba Papa Legend kubakunza Rukoronge Rwanje mwita wanje iyo ni Titanic part 1 dufite Titanic part 2 twayishutinge muri Eden abaza batubaza ngo igiti cakabemba za nyanja z'ubuki n'izikivuguto igiti cagashongo part 2 ibyo bintu byose birimo coming soon raza muri iyi week. Mukomeze muirebe mukore subscribe ku Isoko TV Papa Legend TV mukomeze tunabashimira muri rusange much respect. Wow. Yeah. Wow. Ntago twareka gushimira Isoko TV kwikaza ryanyu. Antoka vraiment tumeshukuru sana. Tunashimira abafana bacu. Titanic kabiri yaje muri weekend murayibona none kamivuge nkuri kurapa. Titanic kabiri muri yewe irabiraje kandi tunashimira King OG Texas. Imana ikomeze guhumugisha wowe n'umuryango wawe aho uri aho tugeze turabigukesha mseze. Mwakoze cyane namwe. Wow. Thank you so much bro. Hanyuma umusaza nawe mu ijambo rimwe. Murakoze cyane. Nijega mukuru muri bo. Kuko niganye na se uyu naragwaye imyaka isubira inyuma. Wasingirije baba bubatsi b'imbuga akaba. Urabona nije wari umuyedi wa Nowa yubaka hari. So rero murakoze cyane.
abantu bose bazakurikira iyi channel n'abatarakanda kuri ka kantu gatukura dusuhuje Fiona Benjamin Binyamini turanamukumbuye by the way turakora mukisha ya turabashimira mwese abakurikira Isoko TV muza muzunguruka n'andi macano yose y'abanyamurenge kubitaho udukomenti na za subscribe kugira ngo tuzamure industry nyamurenge sinishiga nimwe kurumu ya murakoze cyane man ubumwe buturange dushigikirane dukundane tuzagera kure ati nanone Binyamini tugukoreye mu mukoro wo kukuramutsa umuzehe Fiona waboneye izina urufi rwamize Yona hanyuma rero hari abantu tugiye gutumikira nubwo batadutumye kubera kubaha courage cyangwa se motivation nzi kuko mutobatenguha abantu bari gukorera kuri channel yitwa Sematungo Official mwizina gitimu ya Isoko TV ndetse na Papa Legend mu byukuri muri bato bahagurukanye itoto ryo gukora nibyo mukora hanyuma ibyo mukora bifite isuku n'ubuvanganzo bwiza hanyuma rero tubahaye congratulation ndetse tubakomeza mu byo murimo ntimucike intege inzandiko muri kwandikira Sematungo ko ziramugeraho nanone kakabutura mwagiye gutirira umwana ati kazamuye nayasiminsi yamugezeho nuko nyine tutegeranye twari kuzakorana courage vraiment kaga kabutura kanya muri bashiki ba Yesu ubu nyine kugeza tugiye muri Eden mwana madagare na Sematungo ganije ni we oya twase Sematungo ari kwigarura mu byukuri ni motivation nziza tubahaye no kugira ngo mureke gucika intege Sematungo Official ni kuri YouTube naho nubwo batadutumye kuba tumekira ni mugende muhakora subscribe kandi muza musharing ibihangano bya kuko bahagurutse neza ni bashiki bacu bafite tala cyangwa se impano muri cya kibazo kitaza kibura cyanyuma tugiye kubaza ari naco umuntu azafungiraho kuko nta comment iba hejuru yacu uramutse ugiriwe amahirwe kumenya kuko umunsi uri kuvugira muri wo munsi wawe wa nyuma ijambo wasiga nk'umurage urisigiye umugore wawe abana bawe ubwoko bwawe igihugu ndetse n'isi bakazakwibukiraho ni rimwe gusa muzokundana urukundo azoshira Imana imbere ati urukundo kuri babiri kuko n'ijambo rirabidusaba ndetse kandi Imana ibe imbere mu buzima bwa buri munsi mu izina ry'aba bose bari badukurikiye tubifurije amahoro asaze ciao ciao